Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye umeze neza. Iyo iracyari Betas Crazy TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha kuba wagira amagara meza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara ikunda gufata abagabo kenshi yitwa uburemba. Turaza kureba uburemba ari iki ndetse tuze kwibaza nimba bushobora gukira. Ikindi turaza kureba ibimenyetso byakwereka ko ufite ikibazo cy'uburemba, turebe n'impamvu zishobora gutera uburemba. Nyuma yaho ndaza nkubwira bimwe mu bimera ushobora gutegura bishobora kuba byagukiza iki kibazo. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu, wibuke kwiyandikisha kugira ngo n'ubutaha uzajye ubasha kubona video zacu mu buryo bworoshye. Ese uburemba ni iki? Abahanga bavuga ko uburemba ari mu gihe watakaje burundu ubushake bwo gukora imibonano, buri make warayihuzwe, ukumva nta bushake namba bwo gutera akabariro ufite, kabone n'iyo wanyura cyangwa ukabona ibintu byatuma ibyumvo by'umubiri wawe bikanguka. Gusa ibi ngibi ni bibi kuko bishobora gutera ingo nyinshi gusenyuka. Reka dutangire twibaza duti, ese uburemba burakira? Uburemba burakira bitewe n'impamvu yabuteye. Uburemba bushobora gukira iyo impamvu yavuwe igakira. Nko ku bantu uburemba bwatewe n'imisemburo mike bashobora kongererwa indi, ariko si buri gihe uburemba bukira. Byose biterwa n'impamvu yabuteye. Nk'uko tugiye kubibona, turabanza turebe ibimenyetso byakwereka ko ufite uburemba. Kuba nta bushake namba ugira mu gihe ubonye uwo mudahuje igitsina. Kuba nta na rimwe ujya wumva ukeneye gutera akabariro, ndetse ukumva rimwe na rimwe udashyukwa cyangwa ngo wirotereho. Hari n'abavuga ko ku bagabo babyuka mu gitondo igitsina cyabo kidahagaze, baba bafite iki kibazo. Reka tuze turebe zimwe mu mpamvu zishobora gutera uburemba. Hari impamvu zitandukanye zishobora gutera uburemba, harimo izizana mu buryo karemano, izitewe n'ubuzima tubayemo ndetse n'iziterwa n'uburwayi. Izo mpamvu ni izi zikurikira. Impamvu ya mbere, ibibazo mu buzima bijyanye n'imigendekere mibi mu gutera akabariro bigatera kuyizinukwa. Akenshi ibibazo biterwa no kurangiza vuba, kudashyukwa, kumagara mu gitsina, kubabara mu gihe utera akabariro ndetse no kurangiza vuba, byose bitera kuzinukwa iki gikorwa cyo gutera akabariro. Ubwonko bwawe bukakira ko nta byishimo namba uzigera ugira muri icyo gikorwa, bigatuma ugihurwa burundu, umubiri nawo ntiwongere kugira agashyuhe cyangwa ngo ubushake bwo kumva wakora icyo gikorwa. Ikindi cya kabiri, iyo ufite uburwayi bukomeye mu mubiri. Uburemba ushobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi bukomeye mu mubiri, ushobora kuba utamenya ko unabufite. Muri ubwo burwayi harimo diyabete, indwara z'umutima, kanseri, umwingo ndetse no kuba warigeze kubagwa bikomeye. Ubu buryo nabwo buragenda bukangiza ubushobozi bwawe bwa kigabo, umubiri wawe ntuzongere kugira agashyuhe, ariko byose bishingira ku gihe ubumaranye ndetse n'urugero byashegesheho umubiri wawe. Ikindi, hari ukunywa imiti imwe n'imwe. Imwe mu miti nk'imiti ivura umuvuduko w'amaraso, imiti iturishwa izwi nka antidepressant, imiti ivura indwara zo mu mutwe, imiti ivura kanseri ya prostate cyangwa finasteride, ndetse n'imiti yo kuboneza urubyaro ikoresha imisemburo. Bene iyi miti nayo ituma utakaza ubushake ndetse bikanagenda burundu. Ariko iyo urangije kunywa iyi miti nyuma y'igihe runaka, bwa buremba burakira. Ikindi cya kane, hari ukunywa inzoga z'umurengera. Haba ku bagabo cyangwa abagore, kunywa inzoga z'umurengera bishobora kugutera uburemba. Kunywa inzoga nyinshi biragenda bikangiza umubiri wawe, zihatera ibibazo mu mitsi itwara amaraso, zigatera ibibazo mu bwonko n'umwijima, uburozi buzikomokaho bukuzurana umubiri wose, bityo urwo ruhurirane rugatera uburemba. Ikindi cya gatanu, ibibazo mu mibanire n'uwo mwashakanye. Iyo uwo mwashakanye mutabanye neza, ubayeho mu buzima bwo gutotezwa, kugukoresha imibonano ku gahato, ibi bishobora kugutera kuzinukwa uwo mwashakanye ndetse n'undi muntu wese mudahuje igitsina. Akenshi
usanga abagore ari bo bibasirwa cyane, aho abagabo banakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, bityo uko bigenda bibangiza mu mutwe bikaba byanatera uburemba. Ikindi, hari stress n'imihangayiko. Abahanga bavuga ko stress n'imihangayiko bishobora gutera uburemba. Ibi bigaterwa n'uko ubwonko buba bwarangijwe n'iyo stress, bityo bikangiza ubushobozi bwawe bwo gukenera gutera akabariro. Iyo umuntu avuye muri iyi mimerere imutera stress n'imihangayiko, cya kibazo kirakira burundu. Ikindi, imyaka y'ubukure cyangwa menopause. Iyo umugore yinjiye mu gihe cyo gucura imbyaro, ni ukuvuga menopause, umusemburo wa estrogen uragabanuka. Ibyo bigatera mu gitsina kumagara ndetse bikanazana izindi mpinduka nyinshi mu mubiri. No ku bagabo iyo bakuze, umusemburo wa testosterone uragabanuka, nabo bikaba bizana impinduka mu mubiri zitandukanye zitera kuzinukwa no gutakaza ubushobozi bwo gutera akabariro. Ikindi, hari ugutwita, konsa no kubyara. Gutwita, kubyara ndetse no konsa nabyo bizana impinduka mu misemburo y'umubiri. Ku bantu bamwe, izo mpinduka akaba arizo zishobora gutera ibi bibazo. Ikindi, hari indwara y'agahinda gakabije. Indwara y'agahinda gakabije nayo izana impinduka zikakaye. Ubwonko bwawe bukaba buri mu mimerere yo kwigunga no kumva ko uri wenyine. Ibi bituma utakaza ubushobozi n'ubushake bwo gutera akabariro, bityo ukaba wanafatwa n'uburemba. Mu ncamake, impamvu zishobora gutera uburemba: hari igabanuka ry'umusemburo wa testosterone mu mubiri. Iki kibazo gishobora kuvurwa. Ikindi, hari ugukomereka mu mayasha, bikaba byatuma imyakura ikoresha igitsina yangirika. Kuba ufite ubundi burwayi nk'impyiko, diyabete, umwijima n'ubundi butandukanye. Kunywa ibiyobyabwenge byinshi nk'uko twabibonye nabyo ushobora kubyirinda, iki kibazo kikavaho. Ingaruka z'imiti imwe n'imwe ivura indwara zo mu mutwe, igicuri, nabyo iyo bihagaze iki kibazo kirakemuka. Hari ukugira agahinda gakabije, ubwoba hamwe n'umujinya ukabije, guhangayika cyane bitewe n'impamvu runaka, umunaniro ukabije hamwe no kutishimira uwo mukorana imibonano. Uburemba buravurwa bugakira iyo hamenyekanye impamvu yabuteye. Umuntu wagize iki kibazo ntakwiye kubyihererana, agomba guhita ajya kwa muganga kandi agakurikiza inama agirwa. Ese ni ibihe bimera bishobora kuba byagufasha? Mu bimera turaza gusangamo igihingwa cy'inanasi, tangawize, tungurusumu, indimu ndetse n'ubuki. Ibi ni ibishobora kuba byagufasha ku bagabo. Gusa nyuma yaho ndaza nkubwira n'ibindi bimera bya gakondo ushobora kwifashisha. Nk'uko mubizi, inanasi igufasha kongera imbaraga z'intanga. Ikindi ni uko tangawizi yongera amaraso mu dusabo tw'intanga ndetse n'igitsina nyirizina. Ikindi ni uko tungurusumu igufasha kurwanya infection mu nzira z'inkari. Ikindi ni uko ubuki n'indimu bwagufasha gukomeza imbaraga ndetse no kongerera circulation y'amaraso mu mubiri wawe. Aha ufata agasate ka tangawize, ugafata n'akandi gasate k'inanasi, ugafata uduheke 4 cyangwa 3 twa tungurusumu, ugafata indimu ukayikatamo uduce duto duto. Ibi ngibi ukabisyana. Indimu nta kindi kintu ukuramo. Ibi ngibi umaze kubisya, ufata igice cy'igikombe cy'inusu ukagisukamo ukabiyungurura. Wamara kubiyungurura, ariko aya mazi aba ari akazuyazi asa nkaho ashyushye. Wamara kubiyungurura ugashyiramo akayiko gato k'ubuki. Ibi wifata mu gitondo na nimugoroba mbere y'uko uryama, kugeza igihe wumva imbaraga zisa nkaho zigarutse mu mubiri. Ntabwo bishobora kuba byagukiza gusa uburemba, ahubwo no mu bindi bibazo bigiye bitandukanye byose bijyanye n'amabanga y'abashakanye, uyu muti ushobora kuba wagufasha. Noneho ibindi bimera bya gakondo, hari icyatsi bita umushyinguro. Iki cyatsi nacyo kikaba gikiza uburemba. Aha ufata imikamato 2 y'amababi y'umucyinguro, warangiza uyatapfuna wayavanze mu mukamato w'ubunyobwa bwumye budatetse n'utubuto 20 tw'ipapayi.
ubikore inshuro ebyiri ku munsi kugeza ku minsi 30. Ikindi ushobora gukoresha icyatsi bita umukamba. Iki gihe utugusa umukamatu w'amababi muri litiro y'amazi, warangiza ukanywa ikirahure buri nshuro 3 ku munsi. Ibi ubikora iminsi 15. Si ibi gusa, kuko uyu mukamba ushobora gufasha abantu bakunda kugira umutwe ubabara uruhande rumwe, ukaba utogusa amababi y'umukamba mu mazi apfundikiye ukayiyukisha. Ikindi nuko n'abantu barwara amasinezite ushobora gusekura umuzi mushyashya w'umukamba ugashyira mu zuru ibijojoba 2 ku munsi kugeza ku minsi 15. Ni ibingibi rero naguteguriye uyu munsi, tugenda turebera hamwe kuri byinshi byibaswa ku ndwara y'uburemba. Nizere ko ibyo nakubwiye bizagufasha cyane. Ndagushimiye wewe ubashije kudukurikira iyi video kuva itangiye kugeza ishoje, kubwira ngo tuzasubire ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba utarakora subscribe ubikore aka kanya kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi.